tugeze mu mwanya wo kumva ubuhamya tugiye kugezwaho na Madame Claudette bw'inzira z'inzitane yaciyemo hano mu Gitega mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Nitwa Mukamwiza Claudette nk'uko babibabwiye, ndi umwe mu barokotse jenoside dokotera muri uyu murenge mba nk'inkirira hano. Ni ukuvuga ngo jenoside ikijya gutangira mu mizo ya mbere habayeho ibintu bita mitingi, abantu bakajya muri mitingi. Abenshi mwicaye hano mwajyaga n'ubwo mutwe mu buhamya, kuko mitingi ntiyabaga irimo umuntu umwe, mitingi yabaga irimo abantu benshi bigategurwa. Ndibuka hari ahantu nari ntuye mu gipangu cy'umugabo Munyabenzi Pawuline, bahakoreraga na mitingi ya nijoro. Igihe kiragera turahimuka twigira hirya kwa Nyirinkindi. Twahimutse bakoze igikorwa cy'ubukwe, bakora mitingi barangije hari ambaraje z'imikara zabagaho bazitumamo mu mbabarire nkoresha imvugo nyandagazi, bajugunya hejuru y'inzu y'umukecuru bitaga Mukamusoni ku nzu. Yarambwira ati twimuke aha hantu ntabwo twahaba, barakora ibikorwa bitari byiza. Turimuka turagenda twigira hirya kwa Nyirinkindi. Tugezeyo mitingi zarakomezaga, nari ntwite indamu. Umugabo agahora afite ikibazo cy'uko ntwite n'ibyo nabonaga. Igihe kiragera njya kunda, abandi babyeyi barabyara bagahabwa igikoma bagahabwa inshyushyu, njye mwampaye imihoro. Barantemye ku itariki ya karindwi. Ni ukuvuga ngo uyu mwana duhagararanye yabaye ubuheture bwanjye. Gitega nayibyariyemo gatatu, ndayizi yose. Yabaye ubuheture bwanjye aba na bucura bwanjye. Ni ukuvuga ngo maze imyaka 32 mu rugendo rw'ubupfakazi bwa jenoside. Nari narayimubyaye rero kuko yavuze ku itariki 5, ni nayo mpamvu nsabye ngo anyegere mbone uko muvugaho namwe mumureba, nabo abandi wenda bamurebaga bemeye icyaha bagasohoka cyangwa birenze igice barora aho tugeze. Ku itariki ya 5 z'ukwa 4 nagiye kwa muganga ndabyara. Maze kubyara umugabo arambwira ati urabona uko hanze aha hameze, nta muntu uzakuzanira igikoma, dore birageza nimugoroba bagahagarara, mu gitondo bagahaguruka, reka twitahe. Twaratashye duca hano, hari ahantu hari akabari bita Imararungu, turagakatira turimo guhunga uyu muhanda wa Gitega. Turamanuka turagenda tugera iwacu mu Kinyanya. Tugezeyo buracya, hari umubyeyi bita Beatrice wari wamperekeje, baramwishe muri jenoside. Yajyanye umwana kugira ngo akingizwe, kumva nari namujyanye adakingije, baramutangira. Urukingo rwa mbere ntarwo yahawe ku itariki 6. Niyo mpamvu igihe iyo bavuze ngo jenoside ngo ni indege, ndabihakana kuko iyo ndege yari itaraza banyimira umwana urukingo. Ku itariki ya 7 mu gitondo indege yajyanye umwana ihanuka, urumva nari naniwe, ntabwo twanamenye ko yahanutse, ahubwo bwarakeye mu gitondo. Uwo bita Serafine umugore wa Rabaderi aratubwira ati mwamenye ibyabaye, ati indege Habyarimana yasohotse, none muracyara abandi bagiye. Umugabo ahita atangira kwibaza icyo turi bukore, kiratuyobera. Arahagarara areba hakurya ku Ntaraga, hari ahantu hari nk'umugezi abatuye Gitega murawibuka, niwo bamanuraga Abatutsi bo ku Kimisagara bakawutsindamo. Ni ukuvuga ngo muri iyo kuri uwo munsi natwe ubwacu twabuze amahoro, tubura aho tugana. Umugabo aza guhagarara arambwira ati turakora iki? Mu gihe tukivuga ngo turakora iki, bati Gusitini arapfuye. Mu kandi ka mwanya bakaza bakatubwira bati abantu barapfuye. Twebwe bari bataratugera, ahubwo twabibwirwaga na ba bandi bo kwa Rabaderi. Harimo umwana bita Rudevure, harimo umwana bita Mugeni. Ambabarire niba ari hano nkaba mvuze izina rye mu rwego rwo kugira ngo numvikanishe ibiriho n'uko mvuga babibonye. Abo bana barakwiragaho bakanyanyagira, bakagenda bakabibona, bagahita baza bakatubwira bati yo Gusitini baramwishe, bamwambuye na ya saha yahori yari yambaye. Ku itariki 8 rero nihuse, kubera umwanzi w'igihe ni amateka, reka nihute. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 saa 11:07 nibwo twagiye kubona tubona igitero kigeze iwanjye. Abo navuga ko ababishinzwe bafashe uwo muntu. Ni ukuvuga ngo igitero cyarahageze, umugabo yumva bari
barimo barahondera kuri imigeri ku rugi bakubita cyane bakubita aravuga ati nta kintu mupfa n'urugi reka mbakingire ariko aravuga ati turashize uramenye ntugere ko abagore mukunda kuvuga utazasiga inkuru bakajya bavuga ngo ni ibiki yasize avuze ati bisi ubwa mbere mbibonye wihangane ni ukuvuga ngo bo baraje babagira abakinguye baramubaza ngo uri umututsi arabasubiza ati ndi ariko ntabwo nanga igihugu ati n'ikimenyimenyi gituma nanga igihugu yakoraga muri lycée de Kigali aho yakoraga muri lycée de Kigali bari barabahaye amakarita ya emere niki nta muntu wakoragayo batayihaye arababwira ati dore mfite n'ikarita ya emere niki ntabwo nanga igihugu ntabwo wanga igihugu ubwo umugabo wari urimo harimo abantu benshi cyane ariko hari abo namenyemo nubwo nanjye nari mfite ubwoba icyo gihe kuko n'ubundi nari ntuwe mbabona mu gihe cy'inyange yasaga naho irimo kubitegura kuko muvuga ngo ntimwabiteguye ariko mwarabiteguye mujye munabyemera kuribuka ko idarapo rya sederi ryazamuwe bwa mbere muri kinyange niho hari heza se mu gihugu kuko ariho ryazamuwe ni ukuvuga rero ngo Gitega nsubiye ku ijambo umugabo yarambwiye ati ntituvuge yarabakinguye bahita baza we bamufata mu ikote yari yambaye ko yari yifubitse yiteguye n'ubundi ko ari bufite bamwe bamufatamo undi ahita aterura akakana kari agahinja aragacurika gutya akabwira uwari urimo ufite imbunda iyo mbunda yavuye wumva bitateguwe iyo mbunda yavuye akamubwira ngo rasa undi akamubwira ngo sindasa umwana ufite umukungu atantera umwaka ngo rasa ngo sindasa bahugira kurwana ngize gutya ngo mfumure undaba ahita mfata umusatsi nari mfite umusatsi muremure ariko njya nkunda gutunga amanatire n'undi niwo nari mfite arawukurura anzengurutsa muri saro amingutsa kuri fondasiyo ubwo nta kindi bakoze nanjye nahise mbona ko batangiye baba bakubise umugabo umuhoro mwiza ariko benda hasigara hahagaze ingoto mu bice bigize umuntu hahagaze ingoto bazanye umuhoro kumubita nzamura akaboko murabona ko yari umuhoro n'uru ni urutoki rwacitse muri jenoside uyu ni umuhoro murabona uyu ni umuhoro barawukubise urazenguruka ufatira uru rutoki rw'igikumwe rwari rwagarutse ruryama ndufata ngo ndukurure ariko ngeze aho numva naho byo birambuye ndongera ndarwomeka baradutemye bimara agahinda umugabo we ntimunambaza ibye kuko nanjye ibyanjye ntabwo nabashaga kubikurikirana bahise bamubita umuhoro wa hano mu mutwe nguyu mpita nikubita hasi nzunga isereri maze kwikubita hasi nazamuye nongeye kuzamura kuka bagiye mpita ngenda nkata gutya munsi y'inzu ubwo abana banjye babiri bo bari bagiye bahita bajya hirya bakata kwa Rabaderi bahita bajya ku mugabo bita Rafael nta muhanga sinzi impamvu nkuba batari hano ngo bisobanure kandi arabizi bahita bajyayo noneho bamaze kuhagera njye nkatari ko muri Kimbazi yari harubinganye n'amashuri ndayicara ariko nkumva mfite inyota nka buri kintu mfata nyuma yaho nibwo nibutse ko nasize uruhinja hahandi barushukunye subira kureba uruhinja ko mu masaa 9 y'umunsi ariko imvura bwo yari iguye hariho igihe kinini cyane cy'imvura yakuzana uruhinja situkuntu Rafael yambonye ahita avuga ngo mudamu aracyari aza yiruka aje yukarambira ati niko ko ntamenye igihe babakeneye wari uri hehe umugabo we bamuteruye bamutwaye ati nijoro sigiye bagiye barifashe y'abagitsinda ubwo Rafael ahita agenda ashaka umudamu bitaga Marciana wo kwa Matera aramubwira ati kuri umuganga uyu mubyeyi mukamureba ameze nabi ariko urumva umugore warayabyaye batemaguye umubiri wanjye wose wari amaraso yananyumiye aravuga ati turamukorera iki yarambaje ngo tugukorere ni mu amazi ati baguhama ati ni tuguha amazi arahita kwica ahita azana Marciana azana urudodo imyenda ahita kubita hano murarubona umuntu anyegereye yarubona arongera kubita hano urutoki urudodo imyenda yapfumuraga numva arapfundika avuga ngo n'ubundi wapfuye uri gupfa reka nigendere nanjye bakatansanga bakanya ndafata wa mwana maze gufata wa mwana mutwara mu ntoki mu gihe mutwaye gutya nkubitana n'umugabo ndori
nabo ngo bari bakwiye gusahura afite agatenge ahita afata ka gatenge ahita akanjugunya ngo yewe umuntu natwe bikomeza kunyanyagiza amaraso manuka rero aho utankakariye ubwo Rafayire arankurikirana arambaza ati urimo kugenda ubundi ahantu urimo kujya ni hehe ati dore ufite umwana kandi arimo ararira reka tujyane kwa Kamiri ahita njyana kwa Kamiri agejeje kwa Kamiri Kamiri araseka cyane ngo ubuse we ko mwashe ko ni mumuzanye araceceka bamaze kugenda ahita ambwira ubuse mubaze hano ngo wabonye ko ari twande uzaba ari kwa Rudahigwa ngo guma akura icyuma arakinyereka arambwira ngo turakubohoza n'iki cyuma kugeza igihe tuzabonera ko umututsi atari umuntu nk'abandi ntabwo mwebwe muramenya ko mutari abantu nk'abandi nibaza abantu ndi burare biranyobera nibaza ukuntu ndi kuguma biranyobera ubwo muri uko gusirikira Rafayire azana agafu k'igikoma agahereza Kamiri kandi Kamiri amaze gukora ibyo sinatinyuka kubwira Rafayire ko nawe nabonaga nubwo arimo kubikora ariko nta cyizere narimo mfite ahita akamuhereza ngo rero ngo uyu muntu ni umubyeyi ngo nimumushyigikire kano gafu ngo aka gafu ngo nagahawe n'umuntu wita Mukamusoni Konso arakamuhereza umugore ahita agishigisha kinywa nyine bakajya ambwira ko reka nywe kuko nibyo mwanya ubundi se ngo amagi ngo n'amata bizongera kunyobwa nani ko mwajyaga mubikora ubwo nahise mvaho ndamanuka nigira hepfo haberaga irondo ridasanzwe rya rondo ryarabaga ripanga aho bari bujye kwiga uyu munsi turajya kwa Rando bagoye bakaza baririmba ku isi n'ibiriho byose n'iby'abantu uyu munsi turajya gusahura igikondo barishe mu kwica harimo interahamwe bitaga Munyaruyenzi Kore harimo interahamwe bitaga Ninja harimo interahamwe bitaga Uwimana yari ituye hari Gitega yari hari umuhungu bitaga wari uzwi ku izina rya Madudu ariko nzi ko yitwaga na Thierry ari nawe wafashe umuhora kanyuma hari indi bitaga Donatien abo bitaga Mbaraga abo bitaga Mbarimo Mbazi Staratoni we n'amateka nakuye nuko yibereye iwe ubuzima yanjye kandi abo bitaga Faustin wo kwa Melchior abo bitaga Boneri wo kwa Bona Maria abo bitaga Kamiri abo bitaga Pekosi abo bitaga Kayishuka abo bitaga Ngerageze na Karera ubwo byagejeje hagati umunsi nk'iminsi birishize nibera muri ya Kimbazi munsi y'ahantu haberaga irondo Rafayire bimutera ikibazo ajya ku murenge anyandikishiriza icyangombwa cy'uko ndi umuntu arambwira ati nakizanye ngwino usubire muri iriya nzu nta kintu bari kugutware banabwiye Munyaruyenzi niyo birwaga bungana ishoka bahiga nta kintu abatwara tuguhe n'abana bawe azamuka subira matwari mu rukundo yumva nzamutse ngezemo Karera bayabimenya araza arambwira ati wagarutse se murapfa ndahari iki cyangombwa ntibamaye icyangombwa ariko ndumva nta kibazo iki cyangombwa se baguhaye urabona kiri buhinge uriwe n'isura waduhaye muri Gitega ati kimedore nta kashiriho ati ngiye kuguteresherezaho kashi Karera yaragitwaye ntiyakigura ariko muzamumbwirire ko ndi ukuvuga rero ngo uko byabaga birimo gukorwa byakorwaga n'abantu ntabwo byakorwaga n'ibitangaza ntabwo ari abamarayika bamanukaga ngo bakore ibyo bintu kuko byari bikomeye cyane muri Gitega nubwo abantu baceceka kuko ndibuka ko bica Rubayita wo kwa Mama Natore bakica Toto bakica Placide nari nkiri muri Gitega kandi abantu murabizi ko baje hano muri kano gace ka Kigarama hari interahamwe zambukaga hari iyo bitaga Gikatu hari iyo bitaga Mazerefu hari na mumu nawe bitaga Hakiza hari undi bitaga Bebe abo bantu nibo bisha Abagogwe bari mu gice cyo hepfo ku mashuri ndareba ndahagarara ndareba subiza amaso inyuma nibuka ukuntu bajyaga bamanuka kuvuga ntaba bantu basanishya
numbaze ngo natungwaga n'ikihari giti cy'umufumba nkacyahira nkakihekenya namara kugihekenya amazi yacyo yanoga nkayacira mu kanwa k'abana ubwo byari ibintu bitoroshye mbese no guhagarara imbere y'abantu umuntu akabisubiramo ubona ari ibintu bitugoye nuko bisaba ko twibuka abacu bikaba ngombwa ko tubivuga kuko usubira inyuma ugahita wibuka abo bantu ugahita wibuka uko babiteguraga ugahita wibuka ukuntu wa munsi bavugaga ngo ndadaye yapfuye nibwo icyo gihe hamanutse igitero kimanukira kwa Mukamusoni kigezeyo kibura abantu cyari kiyobowe n'umuntu bitaga Mbaraga cyavuye kijya kwa depite bamwitaga Mukombozi ibyo bahakoze nabyo ntimubizi maze kureba rero mu Gitega maze kuyitegereza bonye nta mpuhwe ntihagire umunyagitega uvuga ngo yarampishe kuko ntawakize mu nzu ye muharahitira agatoki hejuru maze kwiyubaka nanjye twiyubaka nta munyagitega wampaye igisorori cy'ibiryo watekereza ati umuntu yara simbura n'ibiryo mutazasigara muvuga ko nabuze ibiryo watekereza ati umuntu yari yarayabyaye reka tumufungurire nta n'uwanzaniye amazi nk'uko hano nahoze mbona bayatanga gusa ndabashimira kandi ndanabagaye byabaye ngombwa rero ko mva muri Gitega kuko nabonaga ko Gitega ntazayirokokeramo barishe kuva ku itariki ya 7 barica ku itariki ya 8 bahoze bavuga ngo barashe hejuru ngo biba ariko bikomera barashe hejuru kugira ngo wihishe yihishure barishe bageze igihe ku itariki ya 13 imodoka zahagararaga hano hafi y'umurenge umugabo wari konseye bitaga Pepe Kare bagapakira abantu interahamwe ziri bujye gutema abanyigese bagerayo bakavuga ngo gutema umututsi Bugesera ni inote y'igihumbi bakaza babyigamba bajya ku irondo aho bari barasize bariyeri munsi yo kwa Kamiri bakaba barimo kwivuga ko ntabwo bari baza ahondi nta nubwo bumva ibyo turimo kumva barica tangije maze kubona ko ntazahorokera ati umwanzuro aravuga ni ubu nkomeje nkagenda sinagera aho batazi ko ari umututsi nayo ifite kandi bikomeye uko byari bimaze kubora inyo zijojoba nta muti nta n'urukingo bashaka agatenge bampaye bancukunyeho ndi mwumva amaso gahekamo umwana agenda n'abana ngo namanuka hasi mu ntaraga hariya mubitana n'umuntu aranyitegereza ubona we ngo akagatukazi kishwe n'inzara ngo abangaba turabibike ngo tuzabica nitugera igitaramo gacece nazamuka ngo nagera hariya muri Kigali mubitana n'abantu umugabo n'umugore mbaza bari bo ngo bari bakwiye Bugesera barambira ngo ntabwo uri muri ba bantu ngo barokotse ngo muri Kicukiro barokoteye ngo Kicukiro mboya njyewe ntabwo ndi ngo none uri he ukuri wenyine ngo nta bantu ugendana nabo ngo nyamara umututsi ntabwo ndi nakomeza ndagenda ngeze kuri Nyabarongo mbona imibiri iri mu mazi yashizeho umubiri inyama zihinduka umweru zikajya zimanuka gutya ntangira kugira ubwoba ngahinda umushyitsi mu maguru bariyeri yari ihari umugabo barambonye aranyitegereza aravuga ngo madamu umugabo wawe ari umugabo wanjye n'umusirikare ntiyagiye kurwana hanyuma si ibyo bintu bimeze nk'ibikomere ufite ku mubiri inari imaze iminsi nkoze impanuka umugabo bikamuyobera ngo yewe wicara hariya ngo mbanze ntangire bano bantu bafite ibintu dore we nta n'ikintu ufite n'inzana zirimo kugutangira ngo ndaje ngwemeze yicara nicaye nyose gutya mbona Serafina n'umugabo we na Nzeyi n'umuhungu wabo witwa Nzeyi na Rudebure na Mugeni barahari ndabegera nzi ko ari abantu bacu ngiye kwegera umugabo ahita ngo yangu twatwicisha ngo twarakwihanganiye turi ku Gitega ngo rwose utatwicisha ngo urabizi ko nta batutsi nishe ngo ariko utatwicisha numva mbuzimuwe ntambika wa muhanda wo munsi ya ka muhanda ndawutambika ndagenda nigira mu gifunzo n'abana banjye ntawarira nari narabafashe rwose n'inzara yararishe mbona koko bafite ikibazo turaramo urakeye mu gitondo mbona kwa Barapateri barikora ibyo bari barahambiriye bazamuka umuhanda bazamuka Gihara yose abana ariko hari ahantu abantu barimo kutashobora kuba hari inzira bazamuka iyo nzira ya Gihara ndagenda ngeze ku Kamonyi ngeze mu hasi bishenyi asanga bariyeri ariko ikaze
barantangirana n'abandi bantu barimo basaba ibyangombwa. Imvura iraguye nca muri ya mvura n'abana ndakomeza kandi mwumve ngo ni ibitangaza Imana yakoraga. Nubwo mpagararanye n'uyu mbabwira ngo nari naraye mubyaye, nta n'umwana w'imyaka 4 nari mfite kuko abana banjye bose barakutana. Umwe afite 3 n'amezi, undi afite 2 n'amezi, n'uwo naraye mbyaye. Ndakomeza ubwo nahise nkomeza ndagenda nza kugera ahantu hari bariyeri ku Kamonyi, ariko akaba ari bariyeri yo yari inakomeye, yari irimo abantu bakivuye. Noneho n'abandi bantu bagendaga bari bayifitiye ubwoba. Ya mvura yaguye turi mu nkoto, turi Bishenyi, tugeze ku Kamonyi nahirongera ndenga ya bariyeri. Nta muntu umfashije n'ibyangombwa, nta n'umuntu untangiye. Ndagenda ngeze hepfo nkati yo mu nkingo, urumva nari ngeze mu gace gasa naho nzi kuko nari narahavukiye muri Kamonyi, muri niho mvuka. Umuntu ahita abwira ati urajya he? Basobwe babamaze iwanyu harashize, buri twari abana 8 sirengenyine. Ikintu bita isano, uretse abana banjye 3, ubundi isano ni umuntu duhura tugahana nimero, tugahana amakuru, tugakundana, tugasurana, uwo niwe basha kwita mwene wacu. Niyo abana bambazaga bati abandi ko bavuga ngo wonke wacu ni, nafataga nk'umuntu twamenyanye nkabwira nti tuzajye gusura kana, ngafata nk'undi nkamubwira nti tujye kwa tante, ngaya amasano dusigaranye, ariko mukomere n'abameze kandi ndabakomere. Naragiye rero ndagenda nibaza icyo ndi bukore niba iwacu harangiye, nibaza icyo ndi bukore niba no kwa data bukwe harangiye. Arambwira bati sobukwe banze kumwica, bamuteruye bamuta mu musarani ahagaze ngo yarababatije, ntabwo bamwica, abahaye amazina y'abatisi. Ati yirwa avuga abwira umuntu ngo ndimo nkuramo, data bukwe yishwe na wa mwuka wa tuwarete, inyo zaramwinjiye, bamukuyemo turamushyingura ari mu rwibutso rwa Kibuzi. Ubwo nge narakomeje ndagenda, narumva sindi bugere iwacu, bamaze kumbwira ko bimeze nabi. Hari interahamwe bitaga Abdurahmani afatanya n'umugabo bitaga Ngarukiye, yaranafunze imyaka 30 arataha. Uyiga abantu kandi Ngarukiye yaranzi kuko mukeba wanje w'umugabo wacu ni mushiki we. Abandi ngo karabaye reka mbese. Narakomeje ndagenda ninguka hehe Kayenzi, nzamuka Kayenzi, ntubaze ngo bwaracyaga bukira, iyo bwiraga naragendaga, iyo bwacyaga narakambikaga. Ubwo nageze mu baturage numva ko shubishwe, nkajya amasaka y'abaturage tukayahekenya, nkayanoza, namara kuyanoza hari igihe cy'amasaka nkacira mu kanwa k'abana. Nageraho amazi ari nta gikoresho mfite, nkavoma ibiziba, ibyo mbonye byose nkaba habakamo ukagenda. Ariko batabasha kugenda, baragenda babyimba ibirenge, baragenda bazana imitsi ikunda, ukabona hari inzobe, imitsi yabaye umukara. Umukobwa wari inzobe, none imitsi yo kundi iragenda irashamikirana. Ubwo nihuse narakomeje ndagenda, nza kwihisha ahantu ngeze za Nyaruteye, kuko numvaga nshaka kugenda ngo ngere ahantu batanzi, ngere ahantu batari buvuge izina ry'umututsi, numvaga nibura hari agace kaba gafite amahoro. Ndagenda ngeze ahantu nari nihishe mu masaka, mbona abantu babanuye imihoro batema urutoki, bararutima ariko urutoki bararwarana. Bamaze kugwararika bahita bapfa. Ngo none se ko mugiye gutema urutoki ngo yankaye turabigenza ko ndabareba ko sinari kwiruka kuma inka bayitemanaga n'uburwayi. Umwe agafata umurizo mu ntoki uri kumwe n'uruhu, undi agafata ukuguru, aho ukabona bameze gute barashaka kongera gusubiranamo. Nari mfite Bibiliya y'Abakolosi, mbare niba barimo kubambuze gutyo, ko niyo nari mfite. Icyo gihe byarakomeye kose atarayimparambira ati ujye uvuga Zaburi ya 35. Nari narayifashe mu mutwe, ageze ahantu bavuga ngo buri cumu mu ntagara ngo wimire abangenza, ngo bashaka kungirira nabi, ngo nibakorwe n'isoni maze bamwana. Ngize Imana ko kuko nakayivugaga, mbona abarwanyi y'inkani bageze aho ndi. Narakomeje ndagenda, ngewe ubwo narambutse ndagenda ngera ku Gisenyi, ndimo gushakisha ko nabonaga abantu bahunga n'impunzi zihunga. Nageze ahantu badashobora noneho kunsobanukirwa uwo ndiwe, ndagenda ninjira Kongo. Ubu mubona iki gihugu cy'u Rwanda cyari gikize, cyari gifite ibintu, ahubwo ubuyobozi bubi bwaraduhemukiye. Otobre ndezambuka agenda ari ku mupaka wa Gisenyi, umugabo yangiriye mu warambira ngo matango wikwambukana abo bana tugiye kwambutsa imodoka. Bambukanye Otobre
sinzi ko tuzazigarura ngo tubone ubushobozi bwo kongera kuzitunga nkazo kuko baraduhombeje. Imodoka zirambuka, imitungo myinshi ipakiye barabyambukana barabitwara. Ubwo icyo gihe byari bimaze kugera mu kwezi kwa karindwi bavuga ngo inkotanyi zafashe umujyi wa Kigali. Bo bambukaga bahunga, barambuka baragenda, ndagenda ndabakurikira, ariko ubwo hagati nkabona toraguye umwumbati, ndavuga n'umwumbati niwuma nzajya nawuhekenya, nkawuhekenya namara kuwunoza ibyo nahekenye gutya nkabikira mu kiganza nkabihereza abana akaba ari byo barya. Kagenda ubwo twaragiye kugera aho bitaga Zaire, ngezeyo nkagira ngo ho nibagerayo baratuzi, ntera hamwe ntabwo barabana. Sinzi ko n'ubwonko bwanjye buzongera kubirefresha ngo numve ko mbonye ko iryo jambo ryari ijambo bararyanduje kandi kera ryari ryiza. Umugabo Viana yarahahagaze wo mu Ruhengeri kuko yaravuze ngo kugira ngo Viana ndapfuye. Ndakebuka ndeba ikibaye, ndebye ikibaye nsanga ni umubyeyi ngo washakanye n'umuhutu aramuhungana amugejeje Kongo, abamugejejeyo baramwica, baramutemagura. Mu kandi kanya kari hirya mbona babohoje umugore, bwana muri ibi bintu ndimo nibi nahunga kubwicanyi, none ibwo nsanze ndakata ndagarukaga nijoro. Ni ukuvuga ngo kugenda navuye bataratanga biriya bintu ngo batangaga, ndagaruka ngera ku Gisenyi. Ngeze ku Gisenyi niho nahuye n'abana b'inkotanyi bo Kabyara, abasore beza barebare barahagarara baranyitegereza, bambwira ngo mva mama tumuteze nari mukecuru wakombye inzara zarakuze, urumva amenyo atoga, ibintu byose baranyitegereza, numva bavuganye mu Giswahili. Barangije umwe ahita akuramo agatenge yari afite mu ijosi arakampereza, arambaza ngo umwana yarakingiwe. Bita ngarura ubwonko nibuka ko wa munsi wo kumukingira bitabaye. Bita mbabwira ntabwo bamukingiye ngo jya hariya. Niba bari bafite imiti yabo nagiye kubona mbona bazanye imiti, barabomye urushinge baramuteye, bahita batera n'uwo mukobwa wari ubyimbye, bahita bambwira ngo genda baguhe nawe urukingo rwa tetanusi. Barangije umwaka agatenge ndakomeza. Ubwo nkomeje barambwira ngo yango buretse, bahita banshakira imodoka niyo yangaruye ibasha kungeza hari igitondo. Nagaruka nza Igitega mahingutse, nahasanze konsolata hicaye ndamuramutsa, ati uracyabibona ndacyari. Ese bite nta makuru nguha, sindamenya amakuru y'iwacu niba hari icyasigaye, gusa abantu twahuriye ku Gisenyi ari nabo bampaye ubushobozi bwo kugera aha. Abo bana bo ku Gisenyi bampaye isafuriya basukamo ibishyimbo bayishyira mu kantu, bakumana akantu k'akajerekani ariko kayizajinike k'amazi. Barambwira bati genda nigiye imbere ya safuriya y'ibishyimbo nyihaye umuhungu wari uri iruhande ntiyimfashe, ni noneho mbona uko mpeka umwana arakata aragenda. Ndakomeza ubwo nyine naraje ngeze hano nahise nongera nsubira igikondo ko bari batubwiye bati turabadeplasa ntimugire ikibazo. Baratudeplasa baratuzana batugeza ku Kamonyi. Ngeze ku Kamonyi nasanze nyine uko naribabwiye na mbere, nasanze famiye yose yararangiye, sigara nibaza icyo gukora kiranyobera. Ariko mpagaze aha ndashima inkotanyi, ndashima intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyo mvuga Kagame ntabwo ntinya amaso ngo arandura, nta nubwo ngira ubwoba, ko yakoze ibyo abandi batashoboraga gukora. Yarakoze, yayoboye inkotanyi zihagarika jenoside, yarakoze, yaduhaye ubuzima. Ntabwo twari kubaho iyo tutabona ubwo buzima. Ni ukuvuga rero ngo namaze kuhagera ntekereza icyo gukora kiranyobera, hagira icyo mfata kikanyobera, ariko aba atanze uburenganzira bwo kwiga, education for all. Abana nta kindi kizafasha abana banjye uretse kujya ku ishuri. Ntabwo kujya ku ishuri ndiga ndarangiza na kaminuza ndayiga, nubwo nabyize ku buzima bwari bungomereye. Uwo mwana w'umukobwa nawe yize nabi, naramubwiye ngo wowe uraba umugore njyewe ndaba umugabo, tugasimburana. Hakaba n'igihe ari no mwaka yasibiye ararupena,
kuko umusaza we nawe yicaye hariya ntiyaje hano, nawe yari ahari akajya amumfasha, yari yararwaye. Turiga turarangiza, ubwo rero ntabwo nasoza rwose ntabashimiye abantu bakoze ubushobozi bwose kugira ngo jenoside ihagarare, kuko baradufashije. Jenoside irangiye nari mfite igikomere cy'uko twajyaga kwivuza, tukivuza ku Kamonyi, tukivuza ku Mugina. Mbwira abaturage ubudehe bwari butangiye, nari umuyobozi w'umudugudu. Ariko buriya nta kintu twakora kugira ngo twibonere akavuriro. Haruguru y'aho ntuye twahubakishije poste de sante, arafasha buri muturage wese, kandi nta mafaranga igihugu cyaduhaye ntawikozemo. Icyo ni igikorwa dushimira Inkotanyi. Nyuma y'ibyo hakurya y'aho ntuye bahubatse centre de sante. Ibyo nabyo ni ibikorwa Inkotanyi zikwereka ko wa wundi uri hanze. Nababwiye ngo abantu bariho mbere ya jenoside nge naje kubatuma, kuko njya kuri social media nkareba ibintu abantu bandika, ni bene wacu b'Abanyarwanda basebya u Rwanda, bandika u Rwanda uko rutari. Iyo nshoboye ntera komenti, ariko namwe mujye mumfasha. Twarize rero ubundi umurezi, ndarera mu mashuri yisumbuye, njya kubona nkabona akanyenyeri karaguye muri telefone, nkavuga ntamena, abana bakarya, abana barakuze. Narashyingiye abana 2, ubwo umuhungu yashatse mbere ya mushiki we, nababwiye ko mushiki we yagize ikibazo cyo kudindira mu kwiga, ari by'umudindije nanjye ngo nige. Afite abahungu 2, undi umubyeyi ufite n'abuzukuru. Uwo mukobwa naramushyingiye, afite nawe umuhungu mukuru, barampamagara tate, barampamagara kaka. Ntabwo napfuye, nongeye kubaho. Niyo mpamvu nkomeza abantu bose bakirimo kwibaza ngo kubaho ni gute. Kubaho ni ukuva mu byahise, ukirinda kubitinda mukaba mu byo ugezemo uyu munsi, ariko ugategura ejo hazaza. Ndanywa amata y'inka zanjye, ntabwo muri litiro y'amata. Ndarya amagi y'inkoko zanjye noroye, n'undi uzaza nzamworoza. Ariko mbikesha iki? Mbikesha Inkotanyi. Mbikesha iki? Mbikesha ubuyobozi bwiza. Ndubatse ntabwo mvirwa, nta nubwo ncumbitse. Nababwiye ko icyo gihe twimukaga tukongera tukimuka kubera ubuyobozi bubi. Umugabo yakoraga muri sente ya Kigali, ariko naho yajyaga kuba yatura ntabwo bamwibonagamo, agahora afite ubwoba yagendana. Ubwo rero ndumva nasoreza hano. Umwanzi w'ibihe ni amateka, wavuga ntabwo byashira, ariko ndabashimiye abantu bafashe umwanya wo kwikira hano. Ndahambutse, ubundi ntabwo nge nibazaga ko Gitega ikigira abantu, ariko ndabibona ko mwiyubatse. Muzakomeze mwiyubake ndetse mwubake n'abatarakomera. Murakoze.